urumva tubyigira mu marangamutima, ukabitekereza mu marangamutima. Rimwe na rimwe wareba inzara z'umuntu, wareba amaso ukuntu yabirandura, ukavuga uti rwose yavamo umugore mwiza. Wamwumva aririmba arahogoje, ukavuga uti uriya niwe nkeneye. Woya, urugo rurenze kuririmba, urugo rurenze kubona umuntu ahanura ibitangaza, urugo rurenze ibyo. Wa musore we, rurenze ibyo. Wa mukobwa we, rurenze ibyo. Wa mugabo we warugezemo, rurenze ibyo. Urugo rurenze ibyo ngibyo. Ni umushinga w'Imana, kandi uyu mushinga Imana iwitaho cyane cyane cyane. Koko niba hari ahantu Imana ifite uruganda, ni mu rugo. Imana itugirire neza. Kandi n'uwo mubana ukeneye kuguma ukamusengera, kuko hari abantu babana umwe akwira undi, ejo bigakweduka. Mwari mwabona umuntu ugira umwenda akawigera umukwiriye, ejo agasanga urakweduka ukamumana munini, ukanga kumukwira. Ejo yakweduka ukabona aragutse aragusize, cyangwa nawe ukamusiga, cyangwa se yaba muto ku bitekerezo byawe akagufunga ntuzagire aho ugera, ntibihure. Imana itugirire neza. Hanyuma rero narindi kukubwira ngo kuko nta rugo rusa n'urundi, iga gusengera uyu muntu mubana. Ikintu cya mbere ufite cyo kurinda ni wowe ubwawe. Wowe ubwawe, impamvu ibintu by'iki gihe ubona birimo byangirika bipapana, Imana idutabare, kubera ko abantu batirinda, abantu batiha agaciro, abantu batazi ko nabo ubwabo ari abantu b'igiciro. Arava mu busore cyangwa mu bukumi yirebeye mu biciro by'ibintu, ngo uyu muntu afite iki, ngo uyu muntu nzamukuraho iki. Oya, wigenda ureba ibyo bintu, genda ureba ngo uyu muntu ngiye kuvanga amaso nawe, ngiye kuvanga umubiri nawe, ubundi ibintu bizaza nyuma, kuko ushobora kugenda wanabibonye bigayoyoka. Wowe rero icyo narimvuze ni wirinda wowe ubwawe, ukabanza ukitekerezaho ukavuga ngo ngewe uyu muntu ntabwo ngiye kubera ari amafaranga, singiye kureba iriya modoka. Wibanza kubaza ngo ubundi afite iki. Ubundi nibyo abantu benshi babaza ngo afite iki, yize hehe, akora hehe. Reka banza, yego nibyo nabyo Imana imwiza ntacyo abifite, nta kintu bitwaye, urumva. Ariko nawe banza ubaza ngo ubundi ngewe mfite iki, wowe ubwawe. Ubundi ngewe mfite iki, ubundi ngewe ndashaka iki, ubundi ngewe ndashaka kuzarangiza gute, meze nte, ndashaka ibiki, ndinde. Ubundi akarusho k'umuntu mwashakanye nuko ari we ugomba kumenya inenge yawe n'intege nke zawe, kandi akaba ari ukuzamura muri izo ntege nke zawe no mu ntege yawe, ntaguca intege. Ahantu rero Satani yafatiye urugo, icya mbere inenge y'umuntu uhita uyimwangira, kandi wamaze kumubwira ko ari akara ko mu mara yawe. Uramutse ugize ikibazo ugasanga wavukanye ahantu wenda urubyimba ruhisha ahantu, cyangwa se cyagiye, reka mvuge igikomere ahantu kidakira, ugifite kiriho umwenda, wajya ugenda ukivuga ngo mfite ahantu uruntu rw'urukomere rwanze gukira, urwambika umwenda ukarwereka muganga wenyine ari we Yesu. None urashaka umuntu kandi umenye ko ari akara ko mu mara yawe, warangiza ikintu cye kibanga cy'intege nke ukagishyira hanze, watsinzwe. Nubwo washobora ibintu bikomeye, watsinzwe. Ibi rero turi kuvuga ngo nta rugo rugira gute rusa n'urundi, nta n'umuntu wera ngo nta n'amarayika ihari. Uyu muntu uzanye, ikintu cya mbere ukwiye kubanza gukora, gwiza imbabazi zo kuzamubabarira, koko ni umuntu. Icya kabiri, iga kubika ibanga ry'intege nke ze. Ariko bikurikirane, abantu basenya urugo ntabwo ari abantu batararugeramo, nta nubwo ari n'abantu bataziranye na ba nyirarwo. Abarusenya ni abantu bari hafi yarwo, cyangwa babasha kurugira gute, kurugeramo. Ni abantu babasha guhura n'aba bantu ba nyirarwo. Impamvu rero rukwiye kurindwa nuko hariho iby'igiciro by'umuntu wese bibitse. Urugo rwawe ruha umwanya, wirindisha umwanya, wiruha umwanya usigaye warangije ibindi byose, warebye abandi bose, wabanye n'abantu n'ibiki byose, urindishe umwanya, ruha umwanya. Nubwo ufite akazi kenshi, ruha umwanya.
akazi kenshi ufite gushakira umwanya. Twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe, nizere ko aho muherereye hose haba abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze mukomeje kugubwa neza. Tubahe ikaze kuri YouTube channel yanyu, kuri TV ya Ahoraho TV. Ubu turi kumwe ndetse na nyina w'Inyange Clementine, akaba ari umuvugabutumwa. Twishimiye kongera kubana namwe. Muraho nyina w'Inyange? Muraho neza? Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Mu minsi yashize nabonaga wari wananutse ariko ndabona wongeye kubyibuha. Niko umubiri umera, birahindagurika. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Amena. Twishimiye ko turi kumwe nawe kano kanya, kandi namwe mukomeje kugenda mukanda subscribe, munasangiza bino biganiro by'Imana abandi. Uwiteka abahe umugisha. Reka dusabe nyina w'Inyange Clementine abanze turagize Imana, abone kutubwira icyo yaduteguriye uno munsi. Ni karibu. Mana turagushimye, uzahora uri Imana ibihe byose. Izina ryawe witwa Ntihemuka, uri umukozi w'umuhanga, uri igitangaza mu buzima bwacu, ibintu ukora nibyo bituma abantu bagushima. Ijambo ryabivuze neza, riravuga ngo nibatizezwa n'ibyo uvuga, bazizezwa n'ibyo ukora, bizabemeza. Nyemera ukora imirimo myiza mu bantu bawe kugira ngo nabyo bibatere kwizera. Ndagushimye rero kubw'iki kiganiro, utwemerere ntabe ari twe dusobanura, ahubwo ubusobanuro bwawe buganze mu bantu bawe, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Uno munsi rero mudufite iki mu ruhisho? Uyu munsi mfite ikiganiro kivuga ngo nta rugo rusa n'urundi. Ngaho. Nta rugo rusa nk'urundi. Nta rugo rusa n'urundi. Biratangaje. Yigize amatsiko. Nta rugo rusa n'urundi. Hanyuma niba nta bindi reka mpite nkomerezaho. Wakomerezaho rwose. Nta rugo rusa n'urundi. Ndashaka kuganiriza umuntu witeguye gushinga urugo, urugiyemo vuba n'urumazeho igihe. Urugo ntirumenyerwa, ntabwo waruha forumire ngo uvuge ngo rumeze gutya, ngo barutwara gutya. Oya, urugo umuyobozi warwo ni Uwiteka, ni Imana. Hanyuma twamuhamagara yaza muri uyu muryango akaba ari we uruyobora. Wambwira ngo impamvu ni iyihe? Iyo aje muri twe adushoboza kuruyobora uko ashaka, ariko iyo atari muri twe turujyana aho atateganyije ko rujya. Koko urugo ni umushinga ugenda, ni umushinga ukura. Burya n'umuntu uko umubona ni umushinga w'Imana. Niyo mpamvu ni umushinga ukura, ni umushinga waguka, kandi ni umushinga ujya ahantu wowe udashaka, ahubwo ukibona ahandi hantu Imana yashatse ko ujya. Ubwo ntabwo byumvise, ntabwo utangiye kubyumva? Harimo akantu katangiye kwinjira. Karimo katangiye kwinjira. Urugo urabona nk'umuntu uzabirebe, uzasanga wenda abana cyane cyane, reka mpere ku bajene batararushinga. Uzasanga umuntu avuga ati jyewe nzaterura ibyuma, nzashaka umuntu umeze gutya, nzashaka agakobwa gafite ibiro 42 cyangwa se hafi aho. Nuko umuntu nyine iyo akiri umujene aba yiyumva. Umukobwa nawe avuga ati nzashaka umuhungu w'ibogari, uri kosto, umeze ukuntu mbese. Nuko abantu benshi baba bibwira, ariko umuntu ni umushinga w'Imana ugenda ahantu rimwe na rimwe ukanisanga ahantu utigeze upanga. N'urugo rero niko rumeze. Hari igihe forumire uruha mu mutwe wawe utararushinga, uko uba urwumva mu mutwe wawe utararushinga, cyangwa iyo ukimara kurushinga ukirugeramo, rugenda ruhinduka ukabona rwageze n'ahandi hantu n'ahandi utatekerezaga, kubera ko ntabwo ari umushinga wacu. Urugo ni umushinga w'Imana. Niyo wabyara abana 10 ntabwo basa. Niko rero n'urugo rumeze. Umuntu muvukana ntabwo muzubaka urugo rumeze kimwe. Nubwo mwaba muri impanga, buri wese azagira urugo rusa ukwarwo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, ibintu ngiye kuvuga mbishyigikiza ijambo ry'Imana. Soma mu Itangiriro ibice 2 uhere ku murongo wa 18, ubanza uba ari wo usoma wonyine
aho mbanze ngira icyo mpavugaho honyine. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 haranditse ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, Yego. reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Haleluya. Rero urumva ko uyu ni umushinga wande w'Uwiteka. Ngo Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu ubu ari inkumi iba yigira ibintu ikavuga ibintu igatekereza ibintu ikagitekereza urugo rw'agahita mvange ndashaka umugabo uzanjyana ku mazi akangarura n'aha ati kubera yuko nabonye wenda kwa mukuru wanjye niko bimeze. No, nje kukubwira ngo nta rugo rusa n'urundi. Imana imbabarira ibintu mfite kuvuga ndumva ari byinshi wenda ibindeze imiri. Imana itugirire neza. Amen. Uwiteka Imana iravuga iti uyu muntu ntakwiye kuba wenyine, reka muremere. Wa musore we witegura kurushinga cyangwa se utarabona umuntu wawe, hari umuntu Imana yakuremeye. Wa mukobwa we, hari umuntu Imana yakuremeye uko bisa kose. Imana itugirire neza. Hanyuma rero narije kukubwira ngo urugo ni umushinga w'Imana ukomeye cyane, kandi Imana yawutekerejeho kurenza uko wowe ubyibwira. Imana itugirire neza. Twebwe tubyibwira mu marangamutima, urumva, tubyibwira mu marangamutima, ukabitekereza mu marangamutima. Rimwe na rimwe wareba inzara z'umuntu, wareba amaso ukuntu yabirandura, ukavuga uti rwose yavamo umugore mwiza. Wamwumva aririmba arahogoje, ukavuga uti uriya niwe nkeneye. Woya, urugo rurenze kuririmba, urugo rurenze kubona umuntu ahanura ibitangaza, urugo rurenze ibyo. Wa musore we, rurenze ibyo. Wa mukobwa we, rurenze ibyo. Wa mugabo we warugezemo, rurenze ibyo. Urugo rurenze ibyo ngibyo. Ni umushinga w'Imana, kandi uyu mushinga Imana iwitaho cyane cyane cyane. Koko niba hari ahantu Imana ifite uruganda ni mu rugo. Amen. Ahantu hari uruganda rw'Imana ni mu rugo, n'indani mu mutima w'urugo, mu cyumba cy'abashakanye niho Imana iremera. Urumva yaharema itahatuye, yaharemera itahatuye. Niho hantu Imana ifite inganda zayo. Niyo mpamvu urugo irwitaho, niyo mpamvu irufuhira, niyo mpamvu irureba cyane, kandi niyo mpamvu na Sekibi ahora arucunga ngo arebe ahantu yarurasira, nuko Imana iruzamo kenshi. Hanyuma rero impamvu iki cyigisho nakise ngo nta rugo rusa n'urundi, ni ukuvuga ngo nk'uko nta wundi muntu musa, n'uwo musa bapimye basanga hari ibintu mudahuje, uturemangingo twanyu si tumwe, niko n'urugo rwanyu rutazasa niyo mwaba mwubatse mu mazu ameze kimwe. Amazu atuye mu mudugudu umwe barayazamuye mu nyubako zimwe, ntabwo ibiba biri imbere mu rugo ari bimwe. Niyo mpamvu naje kukubwira ibintu. Imana rero niyo uru rugo rwa mbere mvuze, ndi gushaka kwirefera kuri uru rugo rwa mbere rwabayeho. Uru ni rwo rugo rwa mbere rwabayeho. Uru rugo ruratangaje. Uru rugo rwubatswe ni Imana yarambagirije uyu muntu, yaramutekerereje bwa mbere. Uyu muntu yari ariho ataragira bya bindi bitureshya, atarabona bambaye mini, nta bambaye bya bintu by'ibyuma by'ibitaye basigaye bakoresha, nta wisize make-up. Uyu muntu yari ariho mu gihe adatekereza ibintu by'umushinga w'urugo. Ngo Imana irabireba, ibona si byiza ko uyu muntu aba wenyine, iravuga ati ngiye kumuremera umuntu. Imana iramurambagiriza we. Haleluya. Iramurambagiriza. Imaze kumurambagiriza, uyu muntu irangije imenya umuntu ngo akeneye. Urumva akantu kanyishe karimo ngo yaravuze ngo reka muremere umufasha ugize gute umukwiriye. Icyama abantu batarashaka Imana izabaha bakwiriye. Ese ubwo we nabyibajijeho, nabane hari umuntu ushaka umuntu utamukwiriye? Ubwo umuntu ushaka umuntu utamukwiriye iyo atamujabutse aramurya. Niko bimeze. Imana idufashe n'abashatse bitabakwiriye. Imana izi kubigabanya ibinini, ikabidoda neza, ikongera ikabishyira kuri taye yawe. Umva wa mugabo we, niba warashatse bitagukwiriye, Imana igufashe ibishyira kuri taye bikukwire. Niba ari binini
Imana ibishyire kuri gahunda bigukwire, niba ari bitoya Imana ibikwedure kuko niyo yabiremye ifite uburyo yabikwedura mbese bigakwirana. Wa mumama we niba warashatse ibintu bitagukwiriye Uwiteka mpita nibaza umuntu afite cyane nimero 42 yambara 3 ni ukugenda igikwata inyuma babonamo umwanya. Niyo mpamvu ubona hari ingo nyine zirimo ibyuho abantu binjiriramo. Hari ingo kubera iki ibi ngibi, hari ingo zirimo ibyuho umuntu wese yinjiriramo, umukozi akabona aho yinjirira, umuturanyi akabona aho yinjirira, umuntu wese akabona aho yinjirira. Kubera iki cyabaye kinini kirakweduka. Ariko mana nkurikije uburyo urugo Imana iruvuga ari umushinga wayo, uyu munsi rwinjiremo ibitagukwiraga bigukwiye, ibyakuryaga nanone bitoya ikinimero gitoya kikize kijye muri size cye kukurya ahubwo kigukwire. Hanyuma ndashaka kuvuga uru rugo rwashyizweho n'Imana. Imana ngo isinzirize uyu muntu, mbabwira ibintu nabonyemo. Yaramusinzirije, imaze kumusinziriza ngo iramukangura, akangutse ngo imukubita surprise, ngo arebye ngo imuzanira umugore, ngo imushyira mu maso. Urumva ngo yafashe urubavu ngo iraruhindura, irangije iraruhindura. We uzi ko Imana yahindura ibyawe byanze mu rugo rwawe rwanze? Niba Imana ifata urubavu ikarufata ikarutransforma, ikaruhindura, ikakora transformation ku buryo iruhinduramo umugore, yamara guhinduramo umugore ikamugira umuntu, ikamuzanira umugabo yuzuye, ibyo bintu by'iwawe bidahinduka byananiranye wabuze kugira, warekeye abantu benshi bubatse ngo mu kubura uko bagira. Ariko Imana yabihindura uyu munsi. Amen. Kuko yahinduye uru rubavu ikarugira umugore. Imana itugirire neza. Noneho kanu kanejeje rero ngo yaraje iramutungura, imaze kumukangura. Imana itugirire neza. Ngihita imuhumura amaso, njya ntekereza ukuntu ba basore bajya bapfuka abakobwa mu maso bagiye kubambika impeta, yamuhumura amaso akabona yimushyizemo. Ngo niko Imana yamufunguye amaso, ngo arebye ambona imbere y'umugore umukwiriye. Aleluya. Reka babwire rero akantu kanyishe, uko wabyumva kose Imana ikimara kuvuga iri jambo ngo si byiza ko umuntu aba wenyine, uko wabyumva kose uri umukobwa uzakenera umugabo, uzakenera uzakubera umugabo, uri umusore uzakenera uzakubera umugore. Nubwo wakora imishinga myinshi ugateganya ibintu byinshi, mu kintu usengera uyu muntu uzakenera, kuko niwe uzuzuza icyuho cyawe cyose. Niyo wagira miliyoni, niyo wagira miliyari, niyo wagira amazu menshi ageretse, niyo wagira iki, Imana itugirire neza, uzakenera umuntu uzuzuza aha hantu Imana yabonye ko ari vide uko byagenda kose. Hanyuma ugukwiriye rero niba uzahuzuza, kuko nubona niba ufite uwo ari we wese, ndashaka kukubwira ngo ukwiye kumusengera. Ukwiye kumusengera. Reka nkomeze rero, sinshaka gutinda muri aha hantu. Aleluya. Sinshaka kuhatinda. Noneho aha hantu icyambere narabwiye uko wabyumva kose uzakenera umuntu. Icyama Imana rero izaguha umuntu ugukwiriye. Imana itugirire neza. Kandi n'uwo mubana ukeneye kugumuka musengera, kuko hari abantu babana umwe akwira undi, ejo bigakweduka. Mwari mwabona umuntu ugira umwenda akawigera umukwiriye, ejo agasanga urakweduka ukamumana munini, ukanga kumukwira. Ejo yakweduka ukabona aragutse aragusize, cyangwa nawe ukamusiga, cyangwa se yaba muto ku bitekerezo byawe akagufunga ntuzagira aho ugera, ntibihure. Imana itugirire neza. Hanyuma rero narindi kukubwira ngo kuko nta rugo n'urusa n'urundi, iga gusengera uyu muntu mubana. Icya kabiri, umuntu washatse, Imana itugirire neza. Aleluya. Amen. Ntabwo azi ibimugize. Ibintu bimugize, hari ibintu yiyiziho, hari ibyo abantu bamuziho, ariko hari n'ibyo Imana imuziho. Nawe ni kumeze. Uyu muntu washatse rero hari n'ibintu we atazi, ariko noneho wowe urambagiza ibyo ubonesha amaso.
urambagiza iby'inyuma ubona, cyane cyane iyo abantu barambagiza, iyo abantu bari kureba ubo z'abana areshwa n'utuntu tw'inyuma abonye. Rimwe na rimwe n'iyo baje bakamubwira ati uyu muntu ugiye gushaka nibi bimeze gutyo, murashwana, aravuga ati uyu muntu ntankundira umuntu, kubera ko igihe kirambagiza amaso ntababona neza. Niko umucuranzi yaravuze ngo amaso akunda ntabona neza. Iyo uri muri ruriya rukundo rungana kuriya rw'igipurizo ruriya rwa mbere, nta kintu uba ureba, uba ubona utuntu twiza twa tundi wabonye, yaseka ikurasa mu maso yonyine ikaguhumya amaso, nta bindi by'imbere ubasha kureba. Imana idutabare. Hanyuma rero uyu muntu ukeneye Yesu wenyine, ukeneye Imana yonyine. Izi n'utundi tuntu turimo imbere wowe utazi kandi tuzagenda dufunguka kugira ngo azagufashe kudugenda udushyira ku murongo aturinganiza, nawe aringanize ibyawe uyu muntu atigeze abona. Hanyuma Imana idufashe. Icya gatatu, ndashaka kukubwira ngo uyu muntu rero washatse ntabwo ari marayika cyangwa uzashaka, ntabwo ari marayika, ntabwo ari Yesu, ntabwo ari umuntu uvuye mu ijuru ngo uvuge ngo ibintu byose azabikora mu buryo bw'ubumana gusa. Oya, niba ugiye gushaka cyangwa se niba warashatse, saba Imana imbabazi zizaba nyinshi cyane kurusha kuzareba amakosa y'uyu muntu. Umuntu ugiye gushaka aba akwiye kugwiza umutima wagutse, urimo imbabazi nyinshi, urimo urukundo rwinshi. Hari igihe urukundo rugenda rugabanuka. Uyu mwanya ndumva ntabisobanura kuko ndashaka kuvuga itangira ry'urugo. Itangira ry'urugo ritangira wowe uririmo keya, ririmo ibintu byo kukubwira nzakujyana aha, ureba neza, uwo mwenda nawo ni mwiza, ugira gute. Adamu akimuzanira Eva ngo yaramurebye, usomera ku bice byaho 21 ugeze kuri 24 wumve ibice aho bibiri usomaho hepfo. Haranditse ngo ni mu itangiriro igice cya 2 umurongo wa 21, Uwiteka Imana isinziza uwo muntu buticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Yego. Aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye. Genda gake. Avuga ngo iki? Uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye. Aho hantu reka mbanze mpavuga utarakomeza. Rero icya kane urumva, narivuze ngo icya gatatu, wowe witegura gushaka cyangwa wamaze gushaka, mu bintu uzasengera, sengera kuzagwiza imbabazi zo kuzababarira umuntu ushatse, kuko ndashaka kukumenyesha ngo uyu muntu si marayika. Ntabwo uzabana n'umuntu utagira ikosa na rito, oya ntabaho. Hanyuma icya kane, aka kantu ndaza kukagarukaho nyuma nimbura umwanya. Adamu akimara kwerekwa Eva kuri uriya murongo asomye, nibwo ubukwe ngo bwahise buba. Yahise mureba ngo aramwitegereza, umva ahantu yavugiye imitoma. Mwa bagore mwirirwa muvuga ngo abagabo banyu ntibabahakeya, we muzasoma iki gice muzacyumva. Ngo yahise amubwira imitoma, kandi reka nkubwire, niba hari ikintu abagabo bimana bafite ni amagambo yitwa imitoma. Amagambo meza Imana yarabaremanye barayafite. Akimureba ntabwo Imana yamwigishije, ntiyamubwiye ngo uravuga ibi ngibi. Akimureba gusa ngo yahise avuga iri ni igufa ryo mu magufa yanjye. Ahubwo ibaze we, ndashaka aka kantu kuza kukavugaho. Yahise avuga ngo iri ni igufa ryo mu magufa yanjye. Arangije nsomera hari hasi kari agato mbisobanurane. Ngo nakara ko mu mara yanjye. Oya, nakara mu mara yanjye. Ko mu mara. Ese nuko bisomye.
N'akara ko mu mara yanjye. n'akara ko mu mara yanjye. Imana ishimwe. Amen. umva umutoma wa mbere, uwo ni wo wa mbere ku isi. Ibindi bababwiye ngo urareba nk'inyana biraciriritse, ibindi bakubwiye ngo bazagutembereza ngo ku mpera z'isi biroroshye. Uyu muntu ngo akimureba amukubise amaso imboni ku yindi, ngo yahise avuga ngo iri ni igufa ryo mu magufa yanjye. Kandi Imana yari ihahagaze. Ubu bukwe bwatashywe n'Imana na Yesu n'Umwuka Wera. Nta bandi bantu bari bahari. Abatumirwa ni Imana yari ihari. Haleluya. N'Imana n'Umwuka Wera na Yesu nibo bari bahari, kuko Imana irimo abo bantu. Nabo bari bahibereye ngo Adamu ntiyareba Imana ngo agire isoni. Imana itugire neza. Niyo mpamvu bya bindi byose mubamo Imana iba ihari. Ya mitomo iyo muyibwirana iba ihari. Iyo mwayibagiwe ibivuga ati ese kano ni akarake. Ese uyu muntu akubise urura rwe, ubwo se urura we ubura amara yawe birapfumve. Imana rero ibintu byose niyo mpamvu ibi bireba. Ngo yahise amubwira iyo mitomo n'Imana ihahagaze, ngo aravuga ati uyu mbonye ni igufa ryo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye. Imana ishimwe. Noneho ibi bisobanuye iki rero? Bisobanura ko umugore n'umugabo mu murenge musezerana ivangamutungo, ivangura, imuhahano, bya bindi murabizi, ababikoze n'abatarabikora murabizi. Imana ishimwe. Ariko mu rusengero cyangwa imbere y'Imana n'abataragiyeho hose, iyo mwabanye ukavuga ngo nkugize umugore umbereye umugabo, umva impeta uba umwambitse rero. Uba umwambitse ngo abaye akara ko mu mara yawe, abaye igufa ryo mu magufa yawe. Hanyuma umva amasezerano musezeranye rero. Musezeranye ivanga amaraso, ivanga amagufa, ivanga amara. Urumva ikintu musezeranye? Ivanga amaraso, ivanga amara, ivanga amagufa. Niryo basezerana burya imbere y'Imana cyagiye muri mu cyumba musezerana ibyo bintu. Imana itugire neza. Mu rusengero mu murenge mwasezeranye ivangamutungo. Niyo mpamvu n'abantu batana bakora gatanya. Kuvangura umutungo bishobora gukunda, ariko umuntu mwashakanye icyama Imana ikagufasha ntimuzatane, kuko azahora kugenda mu mitsi, azahora kugenda mu maraso, azahora kugenda. Ntihagire undakarira, ndi gusobanura iki cyiciro cya mbere cy'urugo rwashinzwe n'Imana. Hahandi mwebwe muri twe tutari, biriya mukora tureba, biriya biravangurika. Ariko ibintu mukora tutareba ntawe ubivangura. Ni Imana yonyine ibihahagaze. Uyu mutoma ngo ni Imana yawuteyeho kashe, yita ibyemeze, aravuga ati koko ni igufa ryo mu magufa ye, ni amara yo mu mara ye. Imana itugirire neza. Ngaho maze rero uzirukana amara bayateruremo, uzasigarana iki? Amagufa nayo amagufa n'amara. None se umugabo niyirukana amara agasohora amagufa azasigarana iki? Ese azasohora iryo kuguru asigarana iryo mu rutirigongo? Se ni igufa ryaheha ahubwo ko ari igufa mu yandi magufa? Ni igufa ricometse mu y'amaguru, ricometse mu y'amaboko, ricometse mu y'urutirigongo. Iri gufa ahantu hose ni akagufa ko mu yandi magufa. Niko gahuza amagufa yawe. Imana itugirire neza. Imana idutabare. Aka kantu rero kanyumvire neza, ugashyire mu mutwe. Wowe ugiye gushaka umenye ko uzasezerana ivanga amaraso, ivanga magufa, ivanga mara, hariya aho tuzaba tutareba. Niyo mpamvu nari kubwiye ngo ukwiye kuzagwiza imbabazi nyinshi zo kubabarira uyu muntu mushakanye, kubera yuko nawe uribabarira. Iyo kuboko kwawe gukoze kosa sura gutema ukubabarira, ahubwo ugatangira kwigirira imwenga. Ariko nanjye ngo byari kugenda gute? Ukwiye kuzagwiza imbabazi nyinshi zo kumubabarira. Hanyuma rero niyo mpamvu mubona Bibiliya, Imana itugirire neza, iyi konseya igira abantu inama zo gusaza. Uzarebe muri Bibiliya abantu benshi tuzareba ku ngo nyinshi. Ndagenda nza uyu mwanya sinzi ko nabyanshobokera, ariko tuzareba ku ngo zigenda ukuntu zagiye zigerageza uru rugo. Imana itugirire neza, kubera yuko hari hajemo ibi bintu. Reka mbabwire,
ikintu cyantangaje mwa bantu b'Imana muzasome kino gice mu cyumvi. Adamu iyi mitoma nta muntu wayimwigishije, yari iri muri we, ariko nimusoma muri Bibiliya muzasanga nta handi hantu yongeye kumubwira iyi mitoma. Ariko bagabo mwakongera aya magambo mukayazana, Imana itugirire neza. Yayibwira umugore uyu munsi akimubona bamaze kubana. Ese impamvu ni iyihe buriya atamukomeje kubivuga ngo yongere avuge n'iyindi kiyaho yari ayivanye hari hasigaye sitoke yayo? Babyeyi namwe bamama, babyeyi nimwihangane namwe mwige kubivuga neza, kubera yuko urugo Imana itugirire neza ni ubuzima budasanzwe kandi buzarangirana n'igihe uzamara ku isi. rero yagiye gushaka amafaranga. Imana itugirire neza. Oya, reka nkubwire, urugo urumva urutangira wumva nyine ari ibintu bizahora muri icyo kinyenga, urumva wamara kurugeramo ugasanga rufite inshingano nyinshi iyo utazirenzeho. Uvuga umutoma rimwe ukigeza umuntu mu rugo ukazasaza utarongera kuwumubwira. turengere. Imana idufashe. Hanyuma mu buzima busanzwe Imana itugirire neza. Mu ruhande rw'Imana n'umuntu Imana idufashe. Bibiliya yabivuze neza, yavuze ngo nicyo kituma umuntu azasiga se na nyina, muri ariya magambo wasomye, akabana n'umugore w'akaramata ngo bombi bakaba umubiri umwe. Reka nkubwire rero, uzi ko mu buzima busanzwe rimwe kuri rimwe bibyara kabiri, ariko mu buzima busanzwe ahantu usanze abantu umuntu n'undi ubara abantu babiri, ariko mu rugo umugore n'umugabo Imana yavuze ko ari umuntu umwe. Urugo ni umugabo n'umugore bwari umuntu umwe, ni rimwe kuri rimwe guteranyaho rimwe egare rimwe bihwanye na rimwe, ni umuntu umwe, niko Imana ibibona. Hanyuma niyo mpamvu ukwiye gusengera umuntu mwashakanye kandi ugakora ibintu byose bishoboka, ukubaka ukeneye kubaka, udakeneye gusenya, ukabanza ukanabitekerezaho neza. Waba waramaze kugeramo umenye ko nta rembo rihari ryo gusubira inyuma, kuko niba ari rimwe guteranyaho rimwe bigahwana na rimwe, bivuze ko uyu muntu mwabaye umwe. Nushaka gusubirayo ngo ubivuyemo, uyu muntu nuzamusiga azahora kugenda mu mutwe nk'isereri, nawe uzahora umugendamo. Hanyuma rero nihutishije, Imana itugirire neza, ndashaka kukubwira ngo ibintu by'ingenzi ufite byo kurinda ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ufite cyo kurinda ni wowe ubwawe, kuko wowe iyo utirinze, iyo utari muzima ntabwo warinda mugenzi wawe. Ikintu cya mbere ufite cyo kurinda ni wowe ubwawe. Wowe ubwawe, impamvu ibintu by'iki gihe ubona birimo byangirika bipapana, Imana idutabare, kubera ko abantu batirinda, abantu batiha agaciro, abantu batazi ko nabo ubwabo ari abantu b'igiciro. Arava mu busore cyangwa mu bukumi yirebeye mu biciro by'ibintu, ngo uyu muntu afite iki, ngo uyu muntu nzamukuraho iki. Oya, wigenda ureba ibyo bintu, genda ureba ngo uyu muntu ngiye kuvanga amaso nawe, ngiye kuvanga umubiri nawe, ubundi ibintu bizaze nyuma, kuko ushobora kugenda wanabibonye bigayoyoka. Wowe rero icyo narimvuze ni wirinda wowe ubwawe, ukabanza ukitekerezaho ukavuga ngo ngewe uyu muntu ntabwo ngiye kubera ari amafaranga, singiye kureba iriya modoka. Wibanza kubaza ngo ubundi afite iki. Ubundi nibyo abantu benshi babaza ngo afite iki, yize hehe, akora hehe. Reka banza, yego nibyo nabyo Imana imwiza ntacyo abifite, nta kintu bitwaye, urumva. Ariko nawe banza ubaza ngo ubundi ngewe mfite iki, wowe ubwawe. Ubundi ngewe mfite iki, ubundi ngewe ndashaka iki, ubundi ngewe ndashaka kuzarangiza gute, meze ndashaka ibiki, ndinde. Hanyuma numara kwibaza icyo ngicyo, nadusomere mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesaloniki ibice 5:23. Ubwo narindi kuvuga ibintu byo kurinda. Wowe banza ubwawe wirinde, ni wirinde uzabasha kurinda mugenzi wawe, bizavamo kurinda urugo rwawe.
ko ibintu bibiri ufite byo kurinda ni wowe n'urugo rwawe, kandi urugo rwawe ni wowe n'ibirimo hariya, n'umugore n'abana n'umugabo n'abana. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 haranditse ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Nsubiriramo. Imana y'amahoro ibeze rwose, Yego. kandi mwebwe ubwanyu Yego. n'umwuka wanyu Mm. n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Birarindwi. Tazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. Rero ikintu rero reka nkubwire gikomeye. Ubu kandi ndi kumanuka nsatira hariya ikintu cyatumye Adamu avuga abona karakara ko kumumara ye n'amagufa mu magufa ye n'ibindi nk'ibyo byose, ubundi nyuma yaho nibatwereka ibindi yavuze. Mbere ufite cyo kurinda wowe ni wowe ubwawe. Bibiliya iravuze ngo kandi mwebwe ubwanyu umwuka wanyu n'umubiri n'ubugingo birarindwi. Ibi bintu byawe niba uri umugabo, Imana ikurindira umwuka wawe, ikurindire n'umubiri, ikurindire n'ubugingo. Nimara kubikurindira ibi bintu n'ubu bifite bizima, uzabasha kurinda uwo mwashakanye, uzabasha kurinda abana bawe, uzabasha kurinda abari mu rugo rwawe. Ibintu bibiri ufite byo kurinda bifite imbaraga ni wowe n'urugo rwawe, n'ibindi bikaziraho. Ariko reka nkubwire, akenshi abantu benshi bamara kubaka urugo, aho kurinda urugo bakajya kurinda ibiri hanze y'urugo. Ugasanga umuntu ibiri hanze y'urugo mu rugo yabonye ari nk'ahantu agereye ananiwe, yikubita hasi aryama yananiwe, nta kindi kintu afite cyo kurenzaho, nta kindi afite cyo gukora, nta rindi jambo, akumva yuko ibintu byo hanze ari byo bizarinda urugo. Wowe ubwawe banza wihe umwanya, wirinde. Numara kwirinda wikunde, kuko ntawe utanga ikintu adafite. Umuntu utikunda ntago akunda uwo babana. Nurangiza numara kwikunda, numara kwitekerezaho, numara kwibaza ngo ese ubundi urugo ubundi ni iki? Ese ubundi kubaka urugo bisaba iki? Ese uyu muntu ngiye kuzana cyangwa se wanzanye yarankeneyeho iki? Ese jyewe nari mukeneyeho iki? Ikintu rero nshatse kukubwira, nushobora kumenya ikintu uyu muntu yakuzaniye agukeneyeho, cyangwa nawe icyo wamusanze umukeneyeho. Icya kabiri, ukamenya yuko uyu muntu ari wowe akeneye mu bantu bose bari ku isi, ari wowe yahisemo cyangwa ari wowe wahisemo mu isi yose ihari, kugira ngo umusindagize nawe agusindagize mu rugendo usigaranye. Bizatuma inenge ze n'intege ze nkeya arizo ugomba gupfundikira kuruta kuzishyira hanze. Ubundi akarusho k'umuntu mwashakanye nuko ari we ugomba kumenya inenge yawe n'intege nke zawe, kandi akaba ari ukuzamura muri izo ntege nke zawe no mu nenge yawe ntaguca intege. Ahantu rero Satani yafatiye urugo, icya mbere inenge y'umuntu uhita uyimwangira kandi wamaze kumugeza kumubwira ko ari akara ko mu mara yawe. Uramutse ugize ikibazo ugasanga wavukanye ahantu wenda urubyimba ruhisha ahantu, cyangwa se reka mvuge igikomere ahantu kidakira, ugifite kiriho umwenda, wajya ugenda ukivuga ngo mfite ahantu uruntu rw'urukomere rwanze gukira, urwambika umwenda ukarwereka muganga wenyine ari we Yesu. None urashaka umuntu kandi umenye karakara ko mu mara yawe, warangiza ikintu cye kibanga cy'intege nke ukagishyira hanze. Watsinzwe, nubwo washobora ibintu bikomeye watsinzwe. Ibi rero turi kuvuga ngo nta rugo rugira gute rusa n'urundi, nta n'umuntu wera ngo di, nta n'amarayika ihari. Uyu muntu uzanye, ikintu cya mbere ukwiye kubanza gukora, gwiza imbabazi zo kuzamubabarira kuko ni umuntu. Icya kabiri, iga kubika ibanga ry'intege nke ze, ibanga ry'intege nke ze.
icya gatatu rero, umaze kubika iryo banga, ukimara kubana n'umuntu, banza ubundi habaho kwigana. Ibi si byo nashatse kuvuga. Iyo abantu biganye rero, ugasanga ibintu byinshi birenze cya kintu cyagukuruye, nibwo utangira kugenda wiramanta ubona ko wibeshye. Oya, ntabwo wibeshye. Uwo muntu impamvu ari wowe mwahuye, mukagerana mu cyumba cy'ibanga, mukajyana bikagera hanze bikamenyekana ko uri umugabo we, bikamenyekana ko uri umugabo we. Imana itugirire neza, abantu bose bakamenya ngo uriya ni umugore wa runaka, bajya bakubona. Buriya Imana iyo ikubonye ibona uriya, nawe iyo umubonye ibona uriya, kuko yavuze ngo ni umwe muri babiri. Bivuze ngo iki rero? Biravuze ngo yari izi ko hari ikintu wakora uriya muntu kiriya kintu afite, wabona uburyo ukimuvura, wabona uburyo ukimupfukaho, wabona uburyo umuzamura, naho yaba ari umuntu utsindwa ukamuzamura akaba umutsinzi. wabonaga ari wowe umukwiriye yabonaga ari wowe washobora biriya bintu. Muzanabicunge, muzabirebe. Imana izi kureba ibintu bikwiranye, uzabicunge neza, ujye mu rugo uzarebe nk'abantu bashakanye. Nusanga umwe avuga cyane asakuza, uzasanga undi aceceka. Nusanga umwe atera za sitori cyane atekunda gutera inzenya, uzasanga undi agira amagambo wabara. Nusanga umwe asabana cyane cyane, si kenshi uzasanga umwe asabana ngo usange n'undi ari uko ameze. Usanga umwe asabana cyane ariko ugasanga undi arasabana ariko bitujemo, bifite ukuntu bitujemo. Ni ukubera iki rero? Ni uko Imana yari izi ko ari wowe uzapfundikira hariya hantu hari espace vide. Ni nayo mpamvu burya umugore n'umugabo akenshi ntabwo bahuza impano, n'iyo bazihuje umwe aba afite izamurushijeho. Kubera iki? Ni ukugira ngo ahantu uyu muntu azananirwa kuzamuka uzahamuzamure, kandi ahantu azamanuka akarukiramo hariya uzaba ari wowe umanuka umukureyo umufate. Imana itugirire neza. Hanyuma rero impamvu rero nkubwiye ngo nta rugo rusa n'urundi, nureba ku zindi ngo uko babikemuye ntabwo bizakunda. Impamvu urugo rero rukwiye kurindwa ni ukubera iki? Impamvu rukwiye kurindwa na ba nyirarwo ni uko iyo rutarinzwe na ba nyirarwo, abarusenya ari abarukikije hafi aho. arashungereye. Ndi kuvuga ibintu bikomeye, ahari abantu bashobora guhita babyumva neza, ariko bikurikirane. Abantu basenya urugo ntabwo ari abantu batararugeramo, nta nubwo ari n'abantu bataziranye na ba nyirarwo. Abarusenya ni abantu bari hafi yarwo cyangwa babasha kurugira gute, kurugeramo. Ni abantu babasha guhura n'aba bantu ba nyirarwo. Impamvu rero rukwiye kurindwa ni uko hariho iby'igiciro by'umuntu wese bibitse. Banki uzareba impamvu zibaha abazirinda, ni uko harimo amafaranga y'abaturage n'igihugu. Nuko hariho amafaranga ari, usanga ku manywa, n'iyo haba ari ku manywa haba hari umuntu ufite n'intwaro, n'iyo haba ari nijoro baba bahari. Imana itugirire neza. Ariko uzajya ahantu bamena ibishingwe, ahantu bakusanyiriza ibishingwe, urugero nk'induba, nuhagera ukahasanga umuntu uharinze, uzamenye yuko uwo muntu yayobewe aharinda. Kubera iki? Ibintu bihari ni ibintu by'imyanda, kandi ibintu bihari ni ibintu byinshi. Ahantu bajyana imyanda hari ibintu byinshi cyane byavuye mu ngo zitandukanye, ariko nta giciro bigize gute bifite. Unabyibye bagushimira. Nta giciro bifite, no kugira ngo babikure iwawe urabyishyura. Kubera iki? Nta giciro bigize gute bifite. Ariko kuko urugo rwawe niho habitsemo ibintu by'igiciro, niyo mpamvu ukwiye kururindisha imbaraga zose zishoboka, intwaro zose zishoboka, intwaro zose washobora kubona, zirindisha urugo rwawe. Imana itugirire neza. Hanyuma ndashaka kukubwira ngo ishusho yawe, ubwiza bwawe, unyiriwe, ubuhanga bwawe, agaciro kawe bidahereye mu rugo, kwamamara kwawe bidahereye mu rugo ni zeru. Imana itugirire neza. Ndashaka kukubwira ngo imbaraga zose
ufite n'amafaranga yose ufite no gukomera kose ufite, nutubaka urugo ngo uzasigemo ibintu bizaguhagararira n'ejo utagihari bizasigara bivuga, uzaba warahombye cyane muri iyi si. Ndimo soza rero, ahantu hose uzi hari ibintu by'igiciro cyawe, ahambere banza mu rugo, banza mu rugo. Amen. Aha kabiri, Imana itugirire neza, ukurikizeho ibizafasha kurinda urwo rugo. Niho hantu ukwiye ukwiye gushyira imbaraga, niho hantu ukwiye kubera amaso cyane kurusha ibindi byose. Hanyuma icya gatatu nshaka kuvuga rero, kandi ndimo soza kubera yuko ndabona ibi bintu nzabikomeza. Ndabona ibi bintu nzabikomeza kuko natangiriye ku itangiriro ry'urugo, uburyo Imana yashinze yakoze uyu mushinga. Uyu mushinga uburyo Imana yawukoze ni ibintu utavuga umunota umwe ngo uhite ubirangiza, kubera ko nateguye ibintu byinshi. Muri ihangana nzabikomerezeho ibi bintu mu gice gitaha. Imana itugirire neza. Ahantu rero ugomba gushyira imbaraga, ugomba gushyira imbaraga, ugomba kurinda. Wambaza ngo mbese ibi bintu bazabirindisha iki? Icyambere rero ni reka mvuge ibi bintu, ibindi nzabivuga mu gice gitaha. Ndumva uyu mwanya ntabivuga ngo mbirangize. Tubwire. Ibi bintu bazabirindisha iki? Urugo barurindisha iki? Icyambere, urugo rwawe rurindisha Imana, kuko hari igihe urugo rurakura. Nzabivuga mu gice gitaha, nzahita mvuga uko urugo rukura. Urugo rurakura, uyu ni umushinga ukura, nk'uko ukiri umwana materineri ejo ukabona ageze pirimeri. Urugo rurakura, hari igihe uzagera ahantu imbaraga zawe zitaruterura rwonyine. Icyambere rurindisha Imana. Amen. Ubwo ni amasengesho n'ibindi byose by'Imana, ushore mu Mana. Hanyuma icya kabiri barurindisha, Imana itugirire neza, barurindisha umwanya. Urugo rwawe ruha umwanya, rurindisha umwanya. Wiruha umwanya usigaye warangije ibindi byose, warebye abandi bose, wabanye n'abantu n'ibiki byose. Rurindishe umwanya, ruha umwanya. Nubwo ufite akazi kenshi, ruha umwanya. Akazi kenshi ufite gushakira umwanya. Ubwo umwanya nawe ndumva azawusobanura mu gice gitaha, kurushakira umwanya. Icya gatatu rero, menya igihe urimo ururindishe ibyo ufite. Ibyo ufite bishatse kuvuga iki? Uzi ko hari igihe umuntu aba mu gihe cy'amafaranga ariko urugo rwe rugakena. Rurindisha iby'Imana iguhaye mu gihe ufite. Rurindisha iby'Imana igeze gute iguhaye mu gihe ufite. Rurindisha igihe, kuko igihe kirahinduka. Hari igihe umuntu aba afite amafaranga ariko urugo rugakena. Hari igihe umuntu aba afite amagambo meza yo kuvuga ari mu gihe cy'ibyishimo, ntarurindisha ibyo afite ngo abitange ibyiza. Ubu se ndabitangaho uruhe rugero ko nduzi umwanya wamfasha? Niba uri mu gihe cy'ibyishimo wibiha abandi. Abantu benshi bagira ibyishimo bakabitanga ahandi. Ibyishimo akabitanga mu rusengero, akagira igihe cy'ibyishimo yumva ari amahoro, atarwaye, atavunitse, atameze ate. Ibyishimo akabitanga mu rusengero, akabitanga mu bakora na siporo, akabitanga mu bantu basohokana, akabitanga mu bandi bantu bo ku mpande. Mu rugo ntabitange. Umva, koresha igihe. Urugo rwawe rurindisha ibintu ufite. Niba ugize gahenge ukabona ugize igihe cy'ibyishimo, banza ubisavinge mu rugo rwawe. Iyo mvugo nziza ubwira abandi, banza uyihereze uriya muntu wakwemeye. Banza uyihereze uriya muntu uzi ko, reka nkubwire akantu ndimo soza, uriya muntu, ruriya rugo, ibintu ruhereza mu gihe nibyo rugarura mu kindi gihe. Si ibintu murabisobanura muri uwo mwanya ni byinshi. Ibintu ruhaye mu gihe nibyo rukugarurira mu kindi gihe. Imbuto ruteyemo muri uyu munsi niyo yera umwaka utaha. Ni ukuvuga ngo ibintu ruhaye mu gihe, niba ufite igihe cy'amafaranga, uzi ko abagabo cyangwa abagore ashobora kugira vewiti umugore we ntayigendemo, yanayigendamo akayigendamo arira. None rero reba uyu muntu, ni urugero ndimo ntanga. Reba uyu muntu mu gihe Imana iguhaye ibintu,
akabibamarira, umunsi ejo uzaba utabifite ari we ubifite, bizagenda gute? aho uzarira. Gusa mu rugo biradusaba kumenya icyo umuntu agukeneyeho, umuntu ntumwiture icyo yaguhaye, ariko urugo icyo uruhaye, icyo uzaha urugo, icyo uzaha abana, nicyo bazakugarurira ejo. Hanyuma rero urugo rurindisha biriya bintu nkubwiye, ikintu cya mbere rurindisha Imana, icya kabiri ururindisha umwanya, icya gatatu ururindisha ibyo ufite. Urumva? Ibyo ufite ibintu byinshi muri wowe, ariko byinshi uzava inaha utabikoresheje. Kubera iki? Kubera ko wakiriye ibindi bintu utari ukwiye kwakira. Uzi ko hari umuntu uzi guseka, useka neza, ariko yagera mu rugo agahita ashinga iryinyo ku rindi, batazamenyera. Ubwo se nudakina nabo mu rugo rwawe, ntuseke nabo ngo ubahe iyo nseko, ngo ubahe iyo mvugo nziza, ngo ubaririmbire bumve. Uzi ko hari umuntu uririmba mu rusengero, mu rugo rwe akaba ataririmba ngo bamenye ko azi kuririmba, kandi mu rusengero azi guhogoza. Wenda umuntu yaramurebye akavuga ati uriya muntu yaririmba tugafashwa, yagera mu rugo ugasanga ntazi, ntiyanatera iyo ndirimbo. Reka dusenge, ndabona ibi bintu nzabikomeza mu gice gitaha. Ubirinde gutyo, turaguma dusenga Imana, ibi bintu nzabikomeza ni byinshi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana, ibi bintu ndabona ari byinshi, nzabikarukaho mu gice gitaha. Mana Data twese uri mu ijuru, dukomereza amaboko. Tubonye ko urugo ari umushinga wawe, kandi kuva ari umushinga wawe ni wowe uzawutera inkunga. Kuko ari umushinga wawe rero, abantu bose bubatse ingo n'abitegura kuzubaka, tukuyoboje inzira. Kuko ari wowe watangije uyu mushinga, ni wowe wajya utubwira ngo aha ngaha murakora iki, cyangwa se twagira ibyo tubura tukakubwira ngo nyamara hari ibyo tubuze, ukohereza ibikenewe, kuko ari wowe nyiri umushinga. Fasha umuntu wese yibuke ko uru rugo ari umushinga wawe, amenye ko ari wowe ugomba kumuyoboramo ibyo akwiye gukora. Kandi Mana ndakwinginze, impamvu urugo rukwiye kurindwa na ruriya rugo washinze, amagambo tutabashije kuvuga, twabonye ko nubwo ari wowe watashye ubukwe ukabubamo, ukaba ari wowe warambagije ugakora biriya byose, twabonye ko ningera mu gice cyo hasi, twabonye ko inzoka nayo yari irimo icunga ngo irebe ibyo urimo ukora kugira ngo ize kurusenya. Ndakwinginze rero, kwirukanye izi nzoka zihora hafi y'urugo ngo zirusenye. Umuntu wese umuha abarinzi bagota urugo rwe. Ndagushimye ko mba gusenga ni mu izina rya Yesu, amen.